Inkuru yacu tuyitangiriye muri studio ya radio ni mu masaha y'igicamunsi. Isaha ikundwa cyane n'abakunzi b'iyi radio. Aho iyi radio itumira umuntu w'icyamamare n'abandi muri buri ngero zose zitandukanye. Akaganiriza abakunzi b'iyi radio ibigendanye n'ubuzima bwe. Mbere yuko dukomeza ariko banza ukande subscribe ubundi twikomereze. Ubwo kuri mikoro ya mbere haba hicaye umusore uri mu kigero cy'imyaka 35 wambaye imyenda bigaragara ko ihenze cyane. Ku rundi ruhande hicaye umunyamakuru usa nk'ukuze bigaragazwa n'umusatsi we. Niko kwitegereza ku isaha maze agahita atangira ikiganiro. Ikaze nanone mu kiganiro mukunda muri benshi. Uyu munsi tugiye kuganira n'umuherwe ukomeye mu gihugu cyacu. Ahatangira atubwira urugendo rwe rw'ubuzima kuva avutse kugeza aka kanya nuko byagenze kugira ngo yisange ari umuherwe. Umusore mu ijwi ryiza cyane atangira ashimira agira ati: "Murakoze. Amazina yanjye nitwa Theodore, ariko abantu benshi bakunda kunyita Theo. Navukiye mu cyaro cya kure ahantu hasa nkaho hari harasigajwe inyuma y'amateka. Biba bigoye cyane kuvuka ukisanga ahantu nkaho. Nakuze mbana na mukuru wanjye ndetse na mama wacu gusa. Papa makuru twafataga icyo gihe nuko yarataye mama. Ahantu twari dutuye nta gasamu twari dufite. Mama nawe ntiyigeraga ajya gusaba akazi kuko n'ubundi ntawe ari kukamuha. Kuko yari afite ikibazo cy'akaboko kari karabaye paralize. Akaba ariyo mpamvu papa yari yaramutaye. Ibyo byatumaga buri gitondo mama tubyutsa kare, mukuru wanjye nawe akampeka mu mugongo. Nari nkiri gato cyane. Mama nawe agafata agafuka akadushyira imbere ubundi tukagenda. Ubwo twafataga inzira tugana aharemye isoko uwo munsi. Buri soko twabaga dufite aho twicara ahoraho, turi gusaba abahisi n'abagenzi ngo turebe ko twabona ibyo kurya. Twabayeho muri ubwo buzima kugeza ngize imyaka 10. Umunsi umwe njye na mukuru wanjye twe twicaye turi gusaba nk'ibisanzwe. Byari bigeze mu masaha y'igicamunsi nta kintu twari twabona. Nibwo haje umumama mwiza cyane w'umusirimu nuko aratwitegereza cyane niko kutubaza ati: "Mwabana mwe kuki muri hano?" Mukuru wanjye yese atanguranwa vuba vuba niko kumusubiza ati: "Turi hano nyine. Turi gusaba ibyo kurya, inzara yatwishe kandi nta handi hantu dufite ho kubikura. Rwose turakwinginze dufashe." Umugore yaratwitegereje cyane maze aratubaza ati: "Se ababyeyi banyu bari hehe?" Naramubwiye ngo ababyeyi bacu. Mama ari ntaravuga byinshi mukuru wanjye yese nca mu ijambo agira ati: "Nta babyeyi dufite, nta nubwo twigeze turerwa nabo, nta naho dufite ho kuba. Twirirwa hano akaba ari naho turara." Naratunguwe cyane ndetse nkubitwa n'inkuba nyuma yo kumva amagambo mukuru wanjye yari amaze kuvuga. Nageze ngahari wenda ari kwikinira. Ubwo uwo mugore yatangiye kwisetsa anatwitegereza cyane agira ati: "Nibyo koko ababyeyi banyu ntabahari? None se mwabana mwe bisabira akantu? Mwanyemerera nkabakura hano nkabahindura ubuzima, nkababera mama wanyu namwe mukambera abana? Nukuri ndabishimiye cyane." Jye na mukuru wanjye twahise turebana dutunguwe cyane. Mukuru wanjye aravuga ngo n'ubundi se ko ntaho twari dufite ho kuba kandi n'ababyeyi bacu bakaba ntabahari, nimba watwishimiye tujyane utubere umubyeyi natwe twiteguye kukubera abana. Nubwo mukuru wanjye yari abyemeye ariko njye numvaga ntabishaka, numvaga ntasiga mama wacu. Ubwo uwo mugore yese atwinjiza mu isoko abanza kutugurira ibyo kurya turarya dushira inzara. Yatuguriye n'imyenda myiza birangiye atwinjiza mu modoka nziza cyane yari iparitse ku ruhande. Bwari ubwa mbere ninjiye mu modoka ndetse ngiye no kuyigendamo. Ntababeshye numvaga ninjiye mu ijuru. Itarahaguruka ariko nibwo natekereje kuri mama maze mbaza mukuru wanjye nti: "Se mama turamusize kandi ari twe yari afite?" Mukuru wanjye yahise ambwira ngo aya mahirwe tubonye ntabwo twayitesha. Nituramuka tubyemeye ntabwo tuzongera kwicwa n'inzara
kandi tuzabaho mu buzima bwiza ndabizi. Mama mwihorere ntacyo azaba, ubundi se wabonaga atumariye iki? Ubwo naramubwiye ngo ariko mama afite ubumuga bukomeye, nawe urabizi ko yarabayeho kuko duhari tukamufasha. Ubu se nitumusiga azaba hate? Ninde uzajya amufasha? Ubundi se kuki kare wavuze ko nta babyeyi dufite kandi tubafite? Mukuru wanjye se avugana umujinya mwinshi cyane agira ati, umva rero reka nkubwire, nimba wumva tutarajyana sohoka mu modoka y'abandi usange mama aho yicaye urahazi. Njyewe guhera aka kanya mama wanjye n'uyu twicaje mu modoka. Ako kanya imitima yambanye myinshi, ntekereza kuri mama, nanone natekereza n'imodoka nicayemo nkumva ntayisohokamo, niko kwita mvuga nti tugende. Umugore yahise yatsa imodoka turagenda. Rwari urugendo rurerure no kuba tutamenyereye kugenda mu modoka, ubwo twahise tugwa agacuho turasinzira. Ubwo ku ruhande rwa mama we ntiyari azi ikiri kujya mbere, n'ubundi yari yicaye mu isoko ari gusaba nk'ibisanzwe, ndetse we yari yaronse, abantu bari bamufunguriye, mbese ubona noneho yishimye ku maso, kandi ubwo amasaha yo gutaha nayo yari yegereje. Niko gufata bya bindi yabonye akabirunda hamwe, ari nako yivugisha n'akamwenyu ku maso ati, Nyagasani urakoze kubw'uyu munsi, njye n'abana banjye tugiye kumara iminsi tubayeho neza. Amafaranga nabonye uyu munsi nzayaguramo ibikoresho by'ishuri, uriya mwana wanjye mukuru azajya kwiga nk'abandi. Ahubwo se abana banjye ko bataje kundeba byabagendekeye gute? Cyangwa nabo babonye byinshi babura uko babitwara? Ariko se haba habuze n'umwe uza kumbwira? Reka ndebe aho bakunda kuba bicaye ndebe ikibazo bafite. Umukecuru yahise ajya ku rundi ruhande rw'isoko, hamwe abana bari bicaye, maze ahageze arababura, niko kwikanga cyane. Abana banjye bari he? Ko baba bicaye hano bari he? Cyangwa se babonye byinshi babanza kubijyana mu rugo? Reka nizere ko nta kibazo bagize. Ubwo yahise agaruka afata bya bindi bamuhaye, maze afata inzira arataha. Ubwo njye na mukuru wanjye twatunguwe ubwo wa mugore yadukanguraga tugisinziriye. Bwari bwije cyane, twisanze imodoka iparitse mu gipangu cyiza cyane, ahantu hose mbona hari kwaka amatara. Ubwo twinjiye mu nzu atangira kwidutembereza. Cyari ikizu cyiza cyane kinini, ari nako agenda tuganiriza agira ati, bana banjye mujye munyita mama, kandi mbanje kubashimira kuba mwemeye kumbera abana. Njye n'umugabo wanjye ntabwo twagize amahirwe yo kubyara, ariko guhera aka kanya sinzongera kuvuga ko nta bana mfite. Muri abana banjye, kandi n'umugabo wanjye araza kubakunda. Yatweretse inzu yose, ari n'akagenda adusobanurira ibibera muri buri cyumba. Ubwo umugabo we yaratashye, atubonye nawe aratwishimira. Mbese bari ababyeyi beza cyane mu mvugo no mu bikorwa. Ubwo ku ruhande rwa mukecuru nawe yageze mu rugo nijoro cyane, ndetse yananiwe, ariko akubitwa n'inkuba no kugera mu rugo agasanga hafunze. Yiyumvishaga ko twatashye turi mu rugo. Yarafunguye, ageze imbere n'ubundi aratubura. Mama ntabwo nzi ibyo yatekereje, ariko yahise yiheba, yicara hasi, atangira kwibaza byinshi agira ati, nta kabuza abana banjye babishe, ubu se ndamenya mbashakira he koko? Ariko bamaze gukura, ahubwo reka ntunganye ibyo guteka badasanga nta bihari. Umukecuru yaratetse birinda bishya, abana tutarataha. Yanze kuryama ataratubona, maze yicara ku gasambi twariragaho. Izuba rya mu gitondo ryagiye kurasa, akikicaye kuri ka gasambi, akangurwa n'abaturanyi bari bagiye mu mirimo yabo. Yicuye aduhamagara, ariko uko yari kuduhamagara kose ntiyari kutubona, kuko ntitwari kumwumva. Mu gihe mama utubyara yarahangayikishijwe natwe, twe twari turi mu byishimo, nta nubwo twibukaga ibyo twasize inyuma.
Ababyeyi bari batwadabuse bari bakiduharaye ndetse bakitwakira mu muryango. Batujyanye ahantu henshi hatandukanye batwereka imitungo yabo. Ndetse uyu mugabo wari ugiye kutubera papa yakoraga bizinesi y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Iminsi yakomeje kwisunika badushyira mu mashuri turiga. Nubwo ntacyo nari mbuze ariko numvaga ntatuje mu mutima wanjye. Najyaga ntekereza kuri mama nkumva ndamukumbuye. Numvaga nshaka kumubona maze nkamusobanurira byose uko byagenze. Nyamaze mukuru wanjye yari yarambujije kujya muvugaho mu gihe turi mu rugo. Yewe ngo sinzongere no kumutekereza. Ikindi kandi sinari no kujya kumureba kuko aho twabaga hari kure yo ku ivuko. Sinari kumenya ngo nderekeza he. Dore ko twaje ari nijoro kandi twanasinziye. Amashuri abanza twayarangije dufite amanota meza, gusa hari njye wari ufite amanota anyemerera kwiga mu kigo cyiza cya segonderi. Byaranshimishije cyane kuko numvaga ninjya kwiga kure wenda nzamenya amakuru ya mama. Ubwo ku ishuri aho nigaga nagendaga mbaza buri munyeshuri aho aturuka, ndetse nkamubaza nimba atarigeze ambonera mama, ariko bose nta n'umwe wari umuzi. Mukuru wanjye we wari waramaze kwiyegura uno muryango, ubwo bahise bamwinjiza muri bizinesi bakoraga ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ahita anabimenya dore ko we yari anafite n'imbaraga nyinshi. Hashize imyaka mike nanjye ubwo amashuri nari ndimo nyasoza. Twagombaga gukora ikizami gisoza amashuri yisumbuye. Ubwo ikigo nigagaho cyahuriwemo n'amashuri menshi aturutse hanze, ariho baje gukorera ikizami. Birumvikana n'ubundi nakomeje gahunda yanjye yo kumenya amakuru ya mama. Nabazengurutsemo ariko n'ubundi sinabona n'umwe uzi n'izina rya mama. Ku munsi wa nyuma w'ikizami nibwo nabonye umukobwa mwiza cyane ntigeze mbona na mbere. Nuko ndamwegera nawe mubaza nk'ibyo mbaza abandi. Namubwiye izina rya mama wanjye maze yikangamo. Arambaza ati, uwo mugore muziranye gute? Ndamubwira ngo ni mama wanjye twaraburanye. Duherukana kera nkiri umwana muto cyane. Ariko ubu ntabwo nzi ahantu ari naramubuze. Umukobwa bikomeza kumutangaza avuga ati, ngo ni mama wawe? None se mwaburanye gute? Umukobwa namusobanuriye byose uko byagenze maze arambwira ngo inkuru ya mama wawe biransaba kuyikubwira twicaye ahantu dutuje. Reka tubanze turangize ikizami ndakubwira. Nategereje ikizami kirarangira. Nawe aranyemerera turicara, ubundi hatangira kumbwira ahereye ku munsi wa mbere mama tumuta mu isoko. Uyu mukobwa niwe wambwiye uko mama yatashye akatubura, uko yaraye ku musambi adutegereje. Yakomerejeho ambwira ko yari kumwe n'abaturanyi bakanguye mama. Yakomeje ambarira inkuru kuri mama agira ati, mama wawe ubwo twamukanguraga yari ameze nk'umusazi yataye umutwe. Yarivugishaga cyane utugambo twinshi kandi tudasobanutse. Aho twari kumwe yatangiye kubarwanya, ntabwo twari tuzi ikibazo yagize. Yakomeje kurwanya abo twari kumwe, maze kubw'impanuka afata icyuma agitera ahantu habi cyane umwana twari turi kumwe, ahita apfa ako kanya. Mama wawe yaje gukurikiranwa n'amategeko maze bamukatira igifungo cy'imyaka 30. Gusa ariko ntabwo nzi aho afungiye. Namaze kumva iyo nkuru numva ndababaye cyane, ndetse ntangira kwishinja amakosa no kwicuza impamvu numviye mukuru wanjye tugasiga mama. Natangiye kwibaza nti se mama ubabaye hate muri gereza? Ubundi se ubu aracyariho? Natahanye umujinya mwinshi cyane. Ngeze mu rugo nsanga mukuru wanjye ubuzima bwarahindutse, ndetse asigaye afite n'imodoka. Namusabye ko twaganira turi twenyine, nuko nshyira mu modoka anjyana ahantu yakundaga gusohokera maze turaganira. Namubwiye inkuru ya mama mbona ntacyo bimubwiye. Arangije arambwira ngo murumuna wa, bizakugora kugira icyo ugeraho ugifite umutima woroshye gutyo. Byari kuzababaza kuba twaravutse dukennye tukazapfa dukennye. Mama wacu kuba afunzwe byibuze ntabwo agihangayikishwa n'ibyo kurya.
yego arababaye kandi afite n'agahinda ko kuba yaratuze. Mama nimba akiriho azaterwa ishema no kutubona, kandi humura tuzamubona ndabyizeye. Muri iyi minsi utari uhari hari ibyo nakoze utazi. Ubu nsigaye mfite amafaranga ntacyananira gukora. Mama wanjye nta munsi n'umwe nigeze mbaho ntazi amakuru ye. Nari mbizi ko afunze ndetse n'aho afungiye ndahazi. Nari naranze kubikubwira ngo bitazakubuza kwiga. Kuba naremeye kuba umwana muri wa rugo si uko mbakunda, ahubwo mfite icyo mbashakaho ntakubwira kano kanya. Mukuru wanjye numvisha ntunguye cyane, uko namutekerezaga siko yarari, ndetse nari naramwanze muhora ubusa. Mukuru wanjye yari afite icyo apanga kiremereye cyane. Muri iyo myaka yose nari imaze ku ishuri, yakoze uko ashoboye akura amafaranga menshi mu mabuye y'agaciro, dore ko yari umwizerwa ukomeye cyane kuri papa wacu watureraga. Yari yaragiye iwacu ku ivuko ahubaka amazu meza cyane, ashyiramo ibishoboka byose, ndetse akurikirana na mama kuri gereza aho afungiye, atanga amafaranga menshi yo kumufunguza. Umunsi wo gufunguza mama rero nibwo ibintu byose byicuritse. Ibyari kuba ibyishimo kuri njye byabaye amarira gusa. Twagombaga kujya kwakira mama kuri gereza, kubera ko ariko mukuru wanjye yari yarakomeje guhisha bariya babyeyi ko dufite ababyeyi ba nyabo. We yifuzaga ko iyo mitungo yabo yose yazaba iyacu. Sinari nzi uko azabigenza. Uwo munsi rero abatwaye mu modoka bagiye ku kirombe bakoze impanuka ikomeye cyane, bose bahita basiga ubuzima. Ibyo nabimenye ubwo navaga kuri gereza gufunguza mama. Turi mu nzira dutaha nibwo numvishe inkuru mbi cyane. Nubwo byari ibyishimo byinshi kuri njye byo kongera kubona mama, ku rundi ruhande byari amarira gusa. Habayeho gushyingura abishwe n'impanuka. Muri uwo muryango njye wari usigaye nk'umwana wabo, dore ko twari twaramaze kuba abana babo no mu mategeko. Ubwo nari ndimo nkora amasuku mu cyumba mukuru wanjye yararagamo, nabonye ibarwa yantunguye cyane. Bisa nkaho yanditswe na mukuru wanjye agira ati, nimba uri gusoma iyi barwa ni uko ntagihari. Muvande, umbabarire kubw'umwanzuro utari mwiza nafashe. Kubw'urukundo nabonye ufitiye mama wacu, nahisemo ko ari wowe mwasigarana. Nabonye ari wowe washobora kumwitaho nyuma yo gufungurwa. Nkuko nabikubwiye rero, imitungo yose y'uwo muryango yabaye iyawe, yanditse ku mazina yawe. Abatureraga nakoze uko nshoboye, maze ku bushake bwanjye bayikuraho bayandika kuri wowe. Nyuma y'ibyo rero ngomba gupfana nabo mu mpanuka ndi gupanga twese tugomba gupfiramo. Umbabarire ku bw'ibyo, kandi nta muntu uzagukurikirana. Uzite kuri mama kandi uzamunsabire n'imbabazi. Namaze gusoma ayo magambo amarira yuzuye ku matama yanjye. Numva abo babyeyi mbagiriye impuhwe. Ntabwo niyumvishaga ko bapfuye kubera mukuru wanjye. Mama namubwiye byose uko byagenze, ararira cyane kubw'umwana we wapfuye batabonanye, kandi yaramuherukaga akiri gato cyane. Naramuhojeje ndamuturisha, ariko n'ubundi ntabwo agahinda yari afite kari guhita gashira ako kanya. Aho twamaze igihe gito, mama amusubiza ku ivuko, aba ariho akomereza ubuzima, dore ko ari byo yifuzaga. Nanjye ngaruka muri bizinesi. Aha nari naramaze kuba nyiri bizinesi. Birumvikana imyanzuro yose yari iyanjye. Uko iminsi yakomezaga kwisunika, ni nako nayo yakomeje kwaguka, birangira mbaye umuherwe ari nawe ndi we aka kanya. Umunyamakuru yamaze kumva ubwo buhamya, nawe yari yatangiye kujenga amarira mu maso. Niko kuvuga ati, inkuru y'ubuzima bwawe irababaje kandi iranashimishije. Reka ngushimire ko witabiriye ubutumire bwacu ukanabugeza ku badukurikirana. Theo nawe arashimira ari nakasezera. Umunyamakuru aherekeza umutumirwa n'ikiganiro
gikundwa cyane kiba kiganye ku musozo. Gahunda za radiyo zirakomeza. Reka nanjye ngushimire wowe twabanye muri ino nkuru. Nk'ibisanzwe mwari kumwe nanjye Wusi. Imana ikomeze ibarinde.